nkubwire wowe uneze amatwi uko Imana yafashije basogokuruza abari kwidufasha abari kwigufasha muri iyi minsi mibi dusohoye mu minsi igoye umugenzi, dusohoye mu minsi igoye umukristo. Ariko najya nkubwire ngo nubwo iminsi igoye, hejuru y'iminsi kugoye hari Imana ije kugora iminsi kugoye. Ngo babakobwa ngo bacanye amatabaza yabo, ngo amatabaza yabo araka. Impamvu yatse bari bafite amavuta, bari bafite icyo bagendanye. Iyo umuntu ari mu rugendo afite impamba, niyo ageze mu nzira inzara ikamurya, ajya abasha kwicara agapfundura ya mpamba ye, yamara gupfundura ya mpamba ye akayiryaho, yamara kuyiryaho akongera akagira imbaraga agakomeza urugendo. Nawe nagira ngo ubwire rero wigorwa n'ibyo ubona mu nzira, komeza urugendo wihangane. Dore Yerusalemu ngiriya ugiye kugeraho Imana yagusezeranije. Imana itugirire neza kandi Imana idufasha. Aba bakobwa ngo bamaze gucana amatabaza, ngo amatabaza yabo araka, ngo amaze kwaka, ngo abapfu begera abanyabwenge baravuga ati nyabuneka ko twazanye gusanganira umukwe, ko turi kumwe mu rugendo rumwe, none mwadufashije mukaduha ku mavuta natwe tugashyira mu matabaza yacu tukabona uko dusanganira umukwe. Umva ijambo nakunze, abanyabwenge basubije abapfu barababwiye ngo natwe ubwacu aya mavuta yacu ntago aduhagije. Reka nkubwire, ibyo ufite mu rugendo ntago biguhagije, ahubwo biragusaba guhora ubana n'Imana, biragusaba guhora utungana, biragusaba guhora wiringiye Imana. Kuko biravuze ngo abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni ngo utabashika kunyeganyezwa. Baravuga ngo nk'uko imisozi ya Yerusalemu ngo igose umusozi wa Siyoni, ngo niko Uwiteka Imana agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Dushimye Imana ko ijye tugota no mu gihe tubona ko bikomeye. Umuririmbyi yageze kuririmba aravuga ngo mara nuntabara uzantabara untabaye, ntuzansubize mu mibabaro. Reka nkubwire aho turimo tuva Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Imana ya Isiraheli nibampera umugisha kandi Imana ibarinde. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Pst IHIMBAZWE Theophile. Mwanyemerera tugatangira dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, Mana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, turagushimye. Tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye kuri Imana izikurinda, tugushimiye kuri Imana itwitaho, tugushimiye kuri Imana ihagararana natwe. Kera abantu bose bakwiringiraga babaga bari mu mahoro, baba bagufite ntibifuza undi murengezi, kandi imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, wowe uri uko wahoze. Tugushimiye ibyatubayeho byose, tukuragije n'ibiri imbere, kandi tugushimiye ko uturinda uko bwije n'uko bukeye, uturinda ibyago n'amakuba byakatugezeho ukatubera Imana. Rero turagushimiye kuko dukunda tudakwiriye. Umuririmbyi yaravuze ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe. Ntago twarabo kuba umuvandimwe wawe, ariko watugiriye imbabazi tubavandimwe bawe. Turabigushimiye, nushyirwe hejuru. Turasenze rero tuvuga ngo uyu mwanya tugiye kumara tuganira ijambo ryawe, turakwinjiza kugira ngo uzudushyigikire, uzubane natwe. Umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe rigira aho rimukura, rigira aho rimugeza, rigira amateka rihindura, rigira ibyo birema, kuko uri Imana igira neza. Urakoze Mwami, urakarama rero. Icyubahiro n'ikibi cyawe tubyambaje mu mazina atatu, Imana Data ndetse n'Umwana n'Umwuka Wera. Amina, amina. Nongeye kubasuhuza rero nshuti bavandimwe, nkomeza kubifuriza umugisha w'Imana, nkomeza kubifuriza amahoro y'Imana, kandi nkomeza kubifuriza kugirirwa neza n'Imana. Umuririmbyi we yegeze yakuzura umwuka araririmba ngo nkunda kugirirwa neza n'Imana, kuko uw'Imana yahaye amata ntawe ujya umuvangiramo amazi.
mu yandi magambo iyo Imana yagutabaye nta muntu wabasha kukurwanya. Rero dushimye Imana ko Imana ari umukozi w'umuhanga, dushimye Imana ko igikorera mu gihe cyayo, kandi igihe cy'Imana gitandukanye n'igihe cy'abantu, kuko Imana yonyine niyo izi ibyo yibwira kutugirira, ntago ari ibibi ahubwo ni ibyiza. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana irakurinda. Dushimye Imana rero ko ubuzima bwacu bwa buri munsi tugenda ducamo, Imana igenda iturinda, kandi Imana ikagenda itubera amaso, ikagenda iturwanirira intambara tuzi ndetse n'izo tutazi, kuko iyo Imana itatuba hafi tuba twarapfuye. Dawidi yageze yavuga aya magambo aravuga ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzabona kugira neza kw'Imana. Rero hari igihe umuntu ajya ategereza ineza ivuye mu bantu akayibura, ariko iyo wategereje ineza ivuye ku Mana, iyo neza ujya ubasha kuyibona. Rero dushimye Imana ko muri uku kwezi turimo Imana ikidufiteho umugambi, kuko Imana si umuntu ngo ibeshe, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyavuye mu kanwa kayo no kubikora, Imana ijya ibasha kubikora. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo tube maso, kuko dusohoye mu minsi mibi, dusohoye mu minsi igoye, dusohoye mu minsi abantu batagishaka kugira urukundo, dusohoye mu minsi abantu basigaye bashaka kwikunda. Ariko nuba maso uragirirwa neza n'Imana, nuba maso uzabona ineza y'Imana, nuba maso uzagendana n'Imana. Haleluya! Kuko iteka iyo umuntu ari maso ajya abasha kumenya ibiri kumuhiga. Iyo umuntu ari maso ajya abasha kumenya ibimutegereje imbere. Rero ndagira ngo tuganire kuri iri jambo, nshuti muvandimwe, kwifuriza ko ugomba kuba maso mu gihe abantu basinziriye, mu gihe abantu barimo bashaka ibizashira. Wenda ndagira ngo ubwire ngo ba maso. Muri ibyo aravuga ngo ntago nkwiye kujya niganyira. Muri 68 aravuga ngo nibaza uko ejo nzaba meze, aravuga ngo nzajya nibuka neza yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana. Aravuga ngo ifite umutima w'urukundo, kuko igintungisha binkwiriye umunezero ndetse n'umubabaro byose abinzaniramwe amahoro. Aravuga ngo Mana yanjye komeza ujye ufasha ngo utaramire neza icyo umbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye. Iyo umuntu ari maso ahora yizeye ijambo yabwiwe n'Imana kuruta uko yakwizera ijambo yabwiwe n'abantu, kuko abantu bakubwira ngo tuzakora iki ntibagikore, ariko Imana yigusezeranyije no kubisohoza ijya ibasha kubisohoza, kuko Imana yacu si umuntu ngo ibeshe. Haleluya! Kabiri, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Iteka mu buzima bwa muntu hari igihe umuntu akugirira neza, ariko wazakosa gato agahita yicuza impamvu yakugiriye neza. Ariko Imana yacu yo si uko iteye. Iyo Imana yakugiriye neza ntabwo igiza ngo ikwitura ibyo wakoze. Dushimye Imana rero ijya itubera amaso mu gihe gikwiriye, kandi yatubera amaso igasoza ijambo yavuze. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 25. Turasoma umurongo wa 6, aravuze ngo ariko nijoro mu gicuku haba urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. 8 aravuze ngo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. Amina. Iri jambo tumaze gusoma, izi nkuru abantu benshi turazizi, abantu benshi bazumva buri munsi, ariko nagira ngo ubwire ngo utege neza amatwi iri jambo ry'Imana, kuko ni ijambo Imana yampaye ubwo nari ndimo senga nijoro. Mbaza Imana ndabaza ngo Mana, abantu bawe mbabwira iki? Imana yambwiye ngo nize mbwira abantu bayo ko bakwiriye kuba maso, kuko dusohoye mu minsi igoye, kandi dusohoye mu minsi iruhije umugenzi ugana Siyoni. Izi nkuru ni inkuru z'abakobwa 10. Bibiliya ivuga ko aba bakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo. Iyo usomye Bibiliya neza ikubwira ko ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10. Aba bakobwa ngo bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko ngo bagezeho bagategerereje umukwe aratinda. Ngo bamaze kuhagera umukwe atinze, bose barasinzira.
Imana itugirire neza. Aba bakobwa 10 bose bari batoranijwe. Aba bakobwa 10 bose babaga mu rusengero. Aba bakobwa 10 bose bararirimbaga, barahanuraga, bakoraga imirimo ya gikristo. Ariko nubwo bakoraga imirimo ya gikristo, bose ntago ariko bari baratoranijwe. Bari baratoranijwe n'abantu, ariko mu gutoranywa n'abantu igihe kiza kugera, Imana nayo itoranyamwe abandi 5 muri aba bakobwa 5. Imana itugirire neza. Aba bakobwa ngo barangije barahaguruka ngo bajya gusanganira umukwe. Mu guhaguruka bajya gusanganira umukwe, bahagurutse bajyanye amatabaza. Bakujyana amatabaza, bajyanye amatabaza yaka. Ngo barahaguruka ngo baragenda. Ngo ariko ngo bageze aho bagategerereje umukwe, umukwe aratinda. Reka nkubwire inshuti yanjye, nubwo umukwe yatinda ntiwikureho kuba inyangamugayo. Nubwo umukwe yatinda ukomeze wubaha Imana. Akenshi iyo umukwe yatinze niho ubonera abantu basenze by'ukuri, niho ubonera abantu bavuganye n'Imana by'ukuri. Iyo umukwe yatinze niho utangira kubona abahanuzi b'ukuri, niho utangira kubona abantu bahamagawe by'ukuri. Ngo umukwe atinze ngo bose barahunikira, barasinzira. Mu gusinzira basinziriye amatabaza yabo yaka. Basinziriye amatabaza yabo acyaka, ariko ngo uko bagasinziriye amatabaza yabo agera igihe arazima. Agera igihe amatabaza yabo niyongera kwaka. Bibiliya yavuze ngo mu gicuku nijoro haba urusaku. Baravuga ngo nimubyuke musanganira umukwe, umukwe araje. Mu kubyuka mu gusanganira umukwe, amatabaza yabo yose yanga kwaka, bose biranga. Hari igihe kijya kigera umuntu wasenze Imana n'utarasenze Imana amatabaza yabo akanga kwaka. Ariko hari igihe kijya kigera n'ubundi bakagira itandukanirizo, kuko abasenze Imana bafite isezerano. Yesaya yahanuye amagambo mu bice 50 umurongo wa 7, yaravuze ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Hari abantu bajya batabarwa na famiye, hari abantu bajya batabarwa n'inshuti zabo, ariko umuntu utegereje gutabarwa n'Imana ntago ajya arambirwa. Iteka ahora ari maso, iteka ahora yuburiye amaso ye ku misozi, kubera ko gutabarwa kwe ntago kujya kuva ku bantu, ntago kujya kuva ku bavandimwe, ntago kujya kuva ku nshuti, ahubwo gutabarwa k'uwo muntu kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Iyo utegereje gutabarwa kuzava ku Mana ntago ujya uhunikira. Iteka uhora uri maso, iteka uhora ushaka mu maso y'Imana, iteka uhora wibutsa Imana. Aravuga ngo nicyo gituma ntamwara, kuko ibyari gutuma mwara birahari, ariko kuko wabaye maso ntago uzamwara. Kuko wabaye maso ntago uzakorwa n'isoni, kuko wabaye maso Imana izakwiyereka, kuko ufite isezerano ritandukanye n'iry'abandi bafite. Aba bakobwa ngo bahageze umukwe aratinda. Mu gutinda k'umukwe bose barananirwa, bose barasinzira. Ariko ngo mu gicuku cya nyuma, mu gicuku haba urusaku, ku misozi induru ziravuga. Baravuga ngo yemwe bakobwa nimubyuka musanganira umukwe. Umukwe agize gute? Umukwe araje. Reka nkubwire, nubwo umukwe atinze ariko azaza. Wowe icyo usabwa ni ukuba maso ugategereza Imana, Imana izabikora. Aba bakobwa bose nk'uko bakagiye bageze aho bategerereza umukwe, ibintu biranga. Bategereza umukwe, umukwe aratinda. Mu gutegereza umukwe amaze gutinda bose barasinzira. Ariko mu gicuku habaye urusaku, ngo bose barabyuka. Ngo bamaze kubyuka bacana amatabaza yabo, ngo amatabaza yabo yanga kwaka. Amaze kwanga kwaka, ngo 5 b'abanyabwenge ngo bibuka ko bajyanye amavuta mu mperezo. Reka nkubwire inshuti yanjye, nujya ugera no mu kigeragezo, nujya ugera no mu ntambara, jya wibuka ijambo wavuganye n'Imana. Ubwire intambara, ubwire ngo wantambara we, nubwo nkurimo ariko navuganye n'Imana. Iyo twavuganye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Ngo aba bakobwa barangije ngo bibuka ko bafite amavuta.
mu buzima uri mucamo bwa buri munsi, mu ntambaro uri mu rwana za buri munsi, jya wibuka icyo wavuganye n'Imana, kuko icyo wavuganye n'Imana kiri hejuru y'ibyo uri munyuramo. Icyo wavuganye n'Imana kiri hejuru y'amagambo abantu bavuga, kuko abantu bavuga amagambo, ariko Imana yije gutabara ivuga ijambo, kandi ijambo Imana ivuze rihita rikuraho amagambo abantu bavuze, abantu bose bagahindukira bakavuga ko wasenze Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo nta butayu nta Kanani. Kugira ngo uzagere i Kanani biragusaba guca mu butayu ukihanganira ibikugerageza. Biravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Uwiteka yasezeranije abamukunda. Iyo umuntu ategereje ajya ahura n'intambara, iyo umuntu ategereje abantu bamufataho ijambo bashaka, iyo umuntu ategereje bajya babasha kumusohora mu nzu, iyo umuntu ategereje abana bashobora kunanirwa kujya kwiga, ariko iyo umukwe yaje, uyu muntu wamutegereje yihanganye ajya agira itandukanirizo n'iry'abandi, yarangiza akinjirana n'umukwe. Bacanye amatabaza byanze ngo batanu bibuka ko bafite icyo bavuganye n'Imana. Umuririmbyi yageze yarimba avuga ngo Mana nk'uko wafashaga abasogokuruza, natwe bari kuzadufasha mu myaka iri imbere. Nawe ndagira ngo nkubwire wowe uneze amatwi, uko Imana yafashije basogokuruza abari kwidufasha, abari kwigufasha muri iyi minsi mibi dusohoyemo. Dusohoye mu minsi igoye umugenzi, dusohoye mu minsi igoye umukristo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo iminsi igoye, hejuru y'iminsi kugoye hari Imana ije kugora iminsi kugoye. Ngo aba bakobwa ngo bacanye amatabaza yabo, ngo amatabaza yabo araka. Impamvu yatse, bari bafite amavuta, bari bafite icyo bagendanye. Iyo umuntu ari mu rugendo afite impamba, niyo ageze mu nzira inzara ikamurya, ajya abasha kwicara agapfundura ya mpamba ye, yamara gupfundura ya mpamba ye akayiryaho, yamara kuyiryaho akongera akagira imbaraga agakomeza urugendo. Nawe ndagira ngo nkubwire rero, wigorwa n'ibyo ubona mu nzira, komeza urugendo wihangane. Dore Yerusalemu ngiriya ugiye kugeraho Imana yagusezeranije. Imana itugirire neza kandi Imana idufasha. Aba bakobwa ngo bamaze gucana amatabaza, ngo amatabaza yabo araka, ngo amaze kwaka, ngo abapfu begera abanyabwenge baravuga ati nyabuneka ko twazanye gusanganira umukwe, ko turi kumwe mu rugendo rumwe, none mwadufashije mukaduha ku mavuta, natwe tugashyira mu matabaza yacu tukabona uko dusanganira umukwe. Umva ijambo nakunze, abanyabwenge basubije abapfu barababwiye ngo natwe ubwacu aya mavuta yacu ntabwo aduhagije. Reka nkubwire, ibyo ufite mu rugendo ntabwo biguhagije, ahubwo biragusaba guhora ubana n'Imana, biragusaba guhora utungana, biragusaba guhora wiringiye Imana, kuko biravuze ngo abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni ngo utabashika kunyeganyezwa. Baravuga ngo nk'uko imisozi y'i Yerusalemu ngo igose umusozi wa Siyoni, ngo niko Uwiteka Imana agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Dushimye Imana ko ijya tugota no mu gihe tubona ko bikomeye. Umuririmbyi yageze kuririmba aravuga ngo Mana nuntabara uzantabara untabaye, ntuzansubize mu mibabaro. Reka nkubwire, aho turimo tuva ni habi, ariko aho turimo tujya ni heza. Turimo turinjira mu cy'Imana yavuze. Niyo mpamvu nakubwiye ngo bamaso mama, bamaso wa mugabo we, bamaso wa mukobwa we, bamaso wa musore we, ntucumuzwe n'akamanyu k'umutsima, kuko akamanyu k'umutsima katuma icy'Imana yavuze utakigeramo, ariko nutsinda uzinjira mu cy'Imana yavuganye nawe. Ngo abakobwa b'abapfu ngo begera abanyabwenge baravuga ngo ko twabanye, ko twasenganye amasengesho, ko twazamukanye imisozi, ko
twakoze ngo ariko ngo batanu bavuga ngo natwe ni make. Reka nkubwire igihe kirageze kugira ngo abantu bifuze kuba uw'Imana ikugize, kubera ko wabaye maso, kubera ko wihanganye, kubera ko wagendanye n'Imana, kubera ko wategereje Imana. Ntabwo Imana izagukoza isoni, ntabwo Imana izagutererana, ahubwo Imana ikubereye maso, Imana ikubereye igisubizo. Nta butayu Imana itakura nk'umuntu, nta butayu Imana itarangiza. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo wabaye maso Imana igirangiza ubutayu bwose, Imana igihindura amateka, abantu bagatangazwa n'iby'Imana ikoze. Haleluya. muri nibyo ngo umwami Yesu ankunda ndi amahoro, aravuga ngo byose bizambera byiza ndi amahoro, aravuga ngo no mu byago zaririmba kuko ndi amahoro. Iyo umuntu yabaye maso no mu byago ajya abasha kuririmba. Iyo umuntu yabaye maso ibigeragezo bikaza ajya abasha kubwira ibigeragezo, akavuga ngo bigeragezo mwinkanga hari ubarusha amaboko, hari ubarusha ubushobozi, kuko iri muri twebwe niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Iri muri twebwe ijya ibasha guhagararana natwe mu gihe tubona ko bitazakunda bigakunda. Imana nihabwa icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru. Yobu yageze yavuga amagambo, hageze mu bice 44 yaravuze ngo nzi neza yuko ushobora byose kandi nta kintu na kimwe kibasha kurogoya umugambi wawe. Reka nkubwire nshuti neza amatwi, muri bwa buzima ubayemo, muri bya bindi bikugerageje, ba maso. Naje kukubwira Imana ishobora byose, naje kukubwira Imana itabara aho rukomeye, naje kukubwira Imana igitanga ijambo, naje kukubwira Imana iginyuranye ibihe, naje kukubwira Imana igifata umwijima ikawukesha akaba umucyo. Iyo niyo Mana ije kukugirira neza kandi niyo Mana ije kugutabara. Bibiliya yavuze ngo abakobwa, ngo abanyabwenge barajabwira abakobwa b'abapfu, baravuga ngo nimujye mu bahanjuzi, namwe nimujye gushaka amavuta. Reka nkubwire igihe kirageze kugira ngo abantu bashake Imana wasenze. Igihe kirageze kugira ngo abantu biruke inyuma y'Imana wakoreye, wasenze baguseka, ariko igiye kugutabara nabo barimo barira. Wazamutse imisozi baguseka, Imana igiye kugutabara bo batagifite aho kuzamukira imisozi. Ngo abakobwa batanu b'abapfu ngo barangije barasohoka, ngo mu gusohoka ngo umukwe arinjira, ngo amaze kwinjira ngo yinjirana na babandi ngo bagiriwe imbabazi. Reka nkubwire hari imbabazi Imana ikugiriye, hari imbabazi Imana ikugiriye kugira ngo utabarwe, hari imbabazi Imana ikugiriye kugira ngo wibukwe. Imiryango ntiyakwibutse, abo mwiganye ntibakwibutse, abo mwakoranye ntibakwibutse, ariko aya masaha wibutswe n'Imana, kuko Imana si umuntu ngo ibeshye, kabiri si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Isezerano yagusezeranije igiye kurisohoza. Ndagira ngo ubwire ngo umaze igihe uryana, ariko ndagira ngo ubwire ngo byukura bagirane, byukura bagirane, kuko hari ubutabazi buje. Byukura bagirane kuko Imana irakwibutse. Iyo usomye muri 60 muri Yesaya umurongo wa mbere yavuze amagambo avuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wabuje. Kubera ko wabaye maso, iki ni igihe umucyo wabuje. Kubera ko wubashye Imana, iki ni igihe nawe ugiye kukubahisha. Yaravuze ubwayo bankunda kandi abashakana umwete abo ngabo bazambona. Iki ni igihe ugiye kubona Imana kuko wayisakanye umwete, kuko wakoze ibyo gukiranuka, ukanga ubugome bw'isi, ugakiranukira abandi barimo bagwa. Nicyo gihe Imana nawe ije ukwiyereka, kandi nicyo gihe Imana ije ugusumbisha amahanga. Bibiliya yatubwiye ngo babakobwa batanu b'abanyabwenge ngo kuko bahagurukanye amavuta, kuko bahagurukanye ijambo, bavuganye n'Imana. Nubwo bagezeyo bagasinzira, ariko bari baravuganye n'Imana. Hari igihe umukijya kigera abantu bakagufataho ijambo, abantu bakagufataho igihe bakakwicarira, ariko kuko wavuganye n'Imana, kuko wagendanye n'Imana, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana ishyireho iherezo ku byakurwanyaga, maze abantu bose bamenye ko wasenze Imana. Ngo babandi batanu ngo binjirana n'umukwe, ngo bamaze kwinjirana n'umukwe, umukwe arakinga,
umukwe amaze gukinga, haleluya, iri jambo narikunda cyane, ngo umukwe amaze gukinga, ngo babandi batanu b'abapfu nabo ngo baraza bakomanga urugi, ngo bamaze gukomanga urugi, umukwe arabaza ngo muri bande ko ntabazi, baramubwira ngo twahoranye nawe, natwe twahahoze, natwe twari twaje kugusanganira. Arangije avuga ngo yemwe ntabwo nigeze kubamenya, igihe kirageze kugira ngo abana b'Imana bashyirweho ikimenyetso, igihe kirageze kugira ngo abakoreye Imana n'abatarayikoreye bagire itandukanirizo, igihe kirageze kugira ngo abantu bubashe Imana, Imana ibahembe, buri muntu wese azahembwa ibyo yakoze, buri muntu wese azahembwa. Reka nkubwire, nubwo bari kugutera amabuye, nubwo bari kukurwanya, ariko ntawe uzarwanya igihe cy'Imana cyo kugutabara. Igihe cy'Imana nikigera, abantu bazakanguka basanga bageze mu cy'Imana yavuganye nawe, kuko Imana igufiteho umugambi. Aba bakobwa bose bari bahagurukiye hamwe, aba bakobwa bose bajya gusanganira umukwe bari bahagurutse bafite intego imwe, ariko nubwo bari bafite intego imwe, ntabwo Imana yari ibazi. Harimo abo yarizi, harimo n'abo itarizi. Ndagira ngo nkubwire ngo humura, iyo usenga Imana nubwo utamenywa n'abantu, ariko Imana yirakuzi. Nubwo abantu batagira icyo bakumarira, ariko Imana yo ije kukikumarira. Iyo usomye Zaburi ya 23, Bibiliya ivuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Umuntu wagiye uba maso agatunganira Imana, iki ni igihe atagiye gukena, iki ni igihe agiye guhura n'iki Imana yavuze, iki ni igihe Imana igiye kumutunganiriza ameza mu maso y'abanzi, yarangiza ikamusiga amavuta mu mutwe, igikombe cye kigasesekara, Imana ikamutabarira aho abantu bavuze ko atazatabara. Nasomye ijambo muri Nahumu bice 2, riravuga ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Wowe wariraga, wowe wabonaga nta nzira, wowe wabonaga nta cyerekezo, wowe umaze igihe kirekire urwaye, wowe umaze igihe kirekire uhomba, dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Umaze igihe mu ntambara, ariko kuko wabaye maso, kuko warize ibyo kwizerwa, kuko wakiranukiye Imana, kuko utigeze ucumura, ndagira ngo ubwire ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Uyuzanye inkuru nziza aje kwamamaza iby'amahoro, aje gukuraho ibyakurwanyaga, aje gukuraho ubutayu, aje gukuraho intambara, aje gukuraho amarira wariraga, akazana iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, wowe neza amatwi, komeza ibirori byawe byera. Nubwo wabonaga nta nzira, nubwo wabonaga nta buryo, ariko Imana ivuganye nawe. Hari marayika Imana ikoherejeho, kandi uyu marayika nta kindi kimuzanye, azanye inkuru nziza, aje kwamamaza iby'amahoro. Icyambere dusoza, umunyamubi yatsembweho. Hari ibintu Imana itsembye. Impamvu Imana ibitsembye nuko wabaye maso, nuko wategereje ubushake bw'Imana, nuko warindiriye Imana. Umunyamubi atsembweho, ntabwo azongera kunyura iwawe. Hari ibintu utazongera kunyuramo, hari ubuzima utazongera kunyuramo, hari ubuzima Imana isezere, hari imibereho Imana isezere, hari igihe Imana isezere. Imana ikwinjije mu gihe cy'amahoro, Imana ikwinjije mu gihe cyo guseka, Imana ikwinjije mu gihe cyo kuvuza impundu, Imana ikwinjije mu gihe cyo guhagarara mu rusengero ugashima Imana, Imana ikwinjije mu gihe abantu bakuvuyeho bagarutse. Kubera iki? Wabaye maso, urindira Imana, urindira ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu Imana ihagurutse ikavugana nawe, ikakubwira ngo iragutabara. Humura, humura, ijoro ryari ryijimye rirakeye, habayeho gutambuka, habayeho gushima Imana. Imana itugirire neza. Reka dusenga Imana ku bw'aya magambo, ariko icyo usabwa nta kindi, ni ukuba maso ugategereza Imana, ni ukuba maso
ugakura ibyiringiro byawe ku bantu, ugakura ibyiringiro byawe kuri famiye, ugakura ibyiringiro byawe kuba mwiganye, warangiza ugahanga Imana amaso. Ntabwo Imana izagukoza isoni mu gihe nk'iki ngiki. Niki Imana ije kukuyereka? Imana igiza mu gihe abantu batatekerezaga, kuko abakobwa bajya gusanganira umukwe bari bazi ko bari bugereyo akaza, ariko umukwe yaje mu gihe badatekereza, aza mu gihe basinziriye, aza mu gihe bahunikiye, aza mu gihe batareba, bakangurwa n'abari hanze, bumva induru ku misozi, baravuga ngo umukwe araje, nimubyuke mumusangane. Nawe ndagira ngo ubwire ngo umukwe aje ugutabara mu gihe abantu batakekaga, mu gihe abantu babonaga ko byarangiye, mu gihe abantu babonaga ko bitazakunda. Nicyo gihe Imana igutabariyemo. Ntiwongere kurira, ahubwo shyitsa umutima mu nda, utuze. Mu gitondo Imana iritamuruye. Nta butayu Imana itagirangiza, nta buzima Imana itagikuramo umuntu. Munyemerere dusenga Imana, wiringira Imana. Imana nayo izagutabara, Imana nayo izakurengera. Aho uherereye hose, intambara urimo zose ntibigutere ubwoba, kuko ubirusha amaboko ari hejuru yabyo. Ubirusha amaboko aje kugutabara, ubirusha amaboko aje kunyuranya ibihe, ubirusha amaboko abyambuye ijambo. Imana iguhaye ijambo aho utigeze ubona ijambo. Imana iguhaye ijambo. Munyemerere dusenga Imana. Mana, turagushimye, turagushimye kuko Imana igira neza. Tugushimye ko ujya uza gukora mu gihe tutakekaga, tugushimye ko ujya unyuranya ibihe mu gihe tutakekaga. Aba bakobwa waje mu gihe batakekaga, ariko abari abanyabwenge binjirana nawe. Natwe turasenze kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki uduhe kwinjirana nawe mu cyo wavuganye natwe, kandi uduhe guteza inifo erimanda ya sirigide moya, uduhe gutabarirwa ku musozi abantu badutegereje ko tuzakorwa n'isoni. Aho ngaho bari budutabare. Tabara ubwoko bwawe buduteze amatwi, tabara abagore baduteze amatwi, tabara abagabo baduteze amatwi, abasore baduteze amatwi, abakobwa, abana bato, kuko umuririmbyi yaravuze ngo abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura. Ubahumurize, utumukiza amara agahinda, we kurira. Reka kubwira ijambo hagira abantu bashima bavuga kuri Imana igira neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amina, amina. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Pst Ihimbazwe Theophile. Ushaka ko tuganira cyangwa se dusenga cyangwa se ubundi bujyanama cyangwa se ushaka kutwunganira, waduhamagara kuri 0784 77 84 86. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Shalom, shalom.